Mumeze mute abakunzi ba Neizzo, murabizi neza ko kuri channel yange SM4U mukunda gukurikiraho amatutoriyo menshi ajyanye na YouTube, kandi nanjye nzanyabagezaho n'ikintu wumva wifuza kumenya uzajya ukimbaza, kuko nzanye gusobanurira. Hari ibibazo bimwe na bimwe abantu bajya bahura nabyo mu mikorere yabo na YouTube, ariko rimwe na rimwe bakabura n'uwabibafashamo. Rimwe na rimwe hari n'igihe bajya kuri YouTube bakabona tutoriyo ziri mu rundi rurimi ariko ntibabashe kubisobanukirwa neza. Nge ndahari, kora subscribe uzajya ubona notification za video nashyizeho kandi zigiye ziri related kuri YouTube, social media management n'ibindi byinshi cyane uzagenda ubibonaho. Hari n'ibindi bibazo ugenda uhura nabyo muri no life cyangwa muri no society buri munsi mu ikoranabuhanga, nabwo uzagenda ubona video nateguye. So ahangaha rero ikintu ngiye kongera kugarukaho, muri video zashije naberetse ukuntu ba monetization kuri YouTube channel, nagiye mbereka ukuntu bazamura YouTube channel, nagiye mbereka ibintu byinshi cyane bijyanye na YouTube. Ariko harimo abantu benshi cyane bagenda bambaza ibibazo bakavuga ati twapurayinze monetization ntago batwemereye, byagenze uku nguku, badushuje uku nguku, bakama message nkabibona. So ngiye kubereka ibintu bimwe na bimwe hano, ndabereka mu bike, ariko ibindi nzakomeza mu zindi video zitaha mbereka ibintu bimwe na bimwe bibuza umuntu kuba monetization. So ahangaha ngiye guhera nko ku muntu wujuje ibisabwa. Hari ibintu bisabwa kugira ngo ubashe kwapurayinga YouTube monetization. Hari kuba ufite subscribers 1000 gusubiza hejuru cyangwa se 1000, ndetse no kuba video zawe ziri kuri channel yawe zararebwe byibuze amasaha 1000 public watch hour. Bwe ngo abantu barebye video zawe bakaba byibuze bazirebye amasaha 4000 mu gihe cy'umwaka cyangwa se cy'amezi 12. So byo amezi 12 arenze utarayuzuza bimera nk'ibitaye agaciro y'amasaha akagenda agabanuka. So ubwo rero iyo byujuje bagwa message kuri YouTube nako kuri email yawe ukoresha kuri YouTube kubwira nk'uku nguku, uyu nguyu bamubwiye ngo you have passed 100 subscribers and 400 public watching hour. So bivuge ngo bekunga ngo your channel is not monetizing yet, go to the monetization section. Yine bavuga ko channel ye ntagiri monetize kandi yujuje ibisabwa, najye ahantu habyemerewe cyangwa se muri YouTube studio abashe kwapurayinga monetization. So nawe rero nturamuka wujuje ibi ngibi, iyi message bazayigwa kandi koko uzapurayinga monetization. Ariko hari igihe wapurayinga monetization ntibayemere cyangwa se ntibahite bakwemerera. Mbere yo kugira ngo wapurayinge monetization hari ibintu ugomba gucekinga, kuko ntutabicekinga hari igihe batazakwemerera. Kwe tugiye kureba umuntu utarabicekinze cyangwa batemereye monetization bimeze bite. So ahangaha baraza bakaguha iyindi email yawe bapurayinze monetization. So nimba baraguha email nk'indi ndagira ngo uze kubikurikiza, kandi ndabizi neza ko zino nama ziraza kugufasha. Nyine no channel nubwiye ngo hi this channel, thank you for applying YouTube partner program. Nyine nukuvuga ngo warakoze kwa applyinga kuba umupartner wa YouTube cyangwa se kugira ngo uzajye uhemberwa ibyo ukize kuri YouTube. Ariko twakoze evaluation, twacekinze channel yawe dusanga itemerewe kuba tutayemera, tutayaprovinga nyine kugira ngo ibe monetization. Bigendanye n'ama policies yacu cyangwa amabwiriza tugenderaho muri kuri ya amategeko ya YouTube, ntabwo twakwemera ko channel yawe iba monetized. So hano bari kuvuga ngo if you think your content your channel please consider applying. Kuvuga ngo ugomba kongera kwa applyinga byibuze nyuma y'iminsi 30. Nyuma y'iminsi 30 ni cyo gihe bagwaye cyo kugira ngo ufate channel yawe uyicekinge, urebe ibintu byatumye itaba monetize, ubashe kubikosora. Mbega ntukomeza ugasoma hano hasi kuvuga ngo barakubwira ngo ibino bintu nibyo ugomba kugenderaho. Uraploadinga video ziri nzima zawe z'umwimerere, cyangwa se iziriho ukore edit or delete, uzeditinga cyangwa se zimwe na zimwe uzisibe.
kugira ngo nyine bibashe kugira gute babashe kukwemera nyine ziri hano barakubwira nyine hano ugomba gusoma kuko uracyafite amahirwe yo kongera kwa applyinga mu gihe biriya bintu wabikoze. Urumva urasiba video zimwe na zimwe uraploading izindi video nzima zitari copyright, mbega uragenda weditingamo video zawe urebe ko nta kibazo ufite. Mu gihe ibyo bintu bizaba ya minsi 30 ishize ufite amasaha 4,000 ufite subscribers 1,000, icyo gihe uzongera ugire gute, uzongera applying YouTube monetization. So nk'urugero yenda nje nkanga muri YouTube studio, ugura browser yawe kuri channel yawe ujye muri YouTube studio, ndakeka neza ko kugera hano hantu ngiye kubereka, nimba utazi ko bagira reba video yanjye yanditse ngo how to record now, ukureba amasaha yose kuri YouTube uraza guhita ubibona. None dore noneho nk'ahangaha uyu muntu baramubwiye ngo dusomye hano hejuru ngo your channel wasn't accepted for monetization, channel yawe ntabwo yemerewe monetization. Nyuma yo kuyicekinga twasanzemo harimo ibintu byinshi cyane bigize gute bitemerewe. Hango you should do the next review feedback. Hano bari bamubwiye ngo bagomba gusiba ibintu biro reuse content, kuko ari ama content yakoresheje akazongera kwa applyinga nyuma y'iminsi ngahe, nyuma y'iminsi 30. Bivuge ngo hano bamwemerera apply bayimwemereye kuri uno munsi ku itariki 3 2020. Bivuge ngo bari bamuhaye ukwezi ko kugira ngo acekinge ibintu byose birimo. Noneho ahanga yemerewe kongera gukora kuri applying. Ese nubwo agiye kuri applyinga yaba yaramenye ikibazo cyatumye ataba monetize? Ese byaba bimeze bite? So reka tujye kuri YouTube gatoya, nkwereke ukuntu wamenya bimwe na bimwe by'ibibazo byatumye utaba monetize. So ahangaha uraza kubona ibibazo bimwe na bimwe bishobora gutuma utaba monetize. Okay, let's check the network. So then urajya kuri video zawe ufite kuri channel yawe. So this is your channel. Iyi ni channel yawe. Izi ni video zawe uploadinze cyangwa se washyizeho. So uragenda ukanda video by video. So yenda nk'urugero yenda reka nkandi nko kuri no video ya kabiri mere nk'ugiye kuyiplaying. Ninjya nko kuyiplayinga ndahita nza hano muri description. Hanga muri description yayo nkande kuri kano ga fresh. Kano ga fresh niko bahita bakwereka ibintu byose washishuye reuse content. Muri no video yawe bivuge ngo harimo indirimbo, y'indirimbo wagiye ushishura, bari kukwereka n'umuhanzi wayo. Hano bagenda bakwereka nyine aho wagiye ushishura zino ndirimbo. Hano ko ntuza ifite reuse content. Kuba ifite reuse content ntago wakwemera ko channel yawe iba monetize. So reka nkwereke no handi hantu ureba neza ureba indirimbo ku yindi, nabwo kiri hano muri video hamwe twari turi bwa mbere, kugira ngo naho ubone ko ibintu bimeze neza aha kuntu bigenza. Sanda hano hejuru handitse ha gatatu hariho video, ugakanda hari ahantu. Ahangaha iyo hageze uhita ubona ama video yawe yose. Rero uza hano muri mu gaparite ka mbere ka visibility harimo public ko video zawe ziri public. Noneho hari aka kabiri handitseho ngo restriction. Hano handitse restriction hari no one, ariko ya video ifite copyright hatazaho ngo copyright claim, ubwabyo bita byizanaho. So uyikandaho see details, ugatureba details ya copyright claim iriho kuri channel yawe. So iyo umaze kuyireba hano bahita bakwereka ama copyright agiye ariho. Urabona ino copyright ntago yigeze yaffectinga channel yawe. Urumva niyo mahirwe ko itigeze yaffectinze video gusa, ariko ntago yigeze yaffectinga channel yawe. So hano urabona ko harimo monetization is ineligible. Bivuge ngo ino video uko byagenda kose ntago
bayamamaza, nubwo waba uri monetize ntabwo ushobora kuyapurayingaho monetization ngo ugire ikintu uyibonaho. So zino copyright content hano bavuze ngo bagiye berekana izi ndirimbo aho wagiye uzishishura nyine tu. Noneho type za kuremu berekanye ko ari indirimbo. Noneho impact of the video bari kwerekana nyine video cannot be monetized, bya bindi nakubwiye. Noneho hano hari ibyo bita action selection. Noneho hano selection biroroshye cyane, iyo ukanzeho barakwereka ngo iyi ndirimbo ushaka kuyituriminga segment, kano kantu kariho copyright ushaka kukavanaho, ushaka kumyutinga song, ushaka kureplacinga song, urahitamo nimba ari ndirimbo wakoresheje ushaka gushyiramo iyindi ukore replace. Niba ushaka kuyimyutinga ukanda hano hari mute. Mute ni ukuvanamo iriya voice, video igasigara nta jwi ifite. Ubwo hano barakwereka preview, ura preview viewinga nyine, then uze gukanda wemeze voice uyikuremo. Bari kukwereka kuva hariya ahantu no harimo iriya voice. So twecyo tugiye gukora nuko tugiye gukora continue, tukanyutinga iriya ndirimbo y'abandi twakoresheje. Bino rero bishobora gufata umwanya runaka, urategereza bikaba processed. So ubwo n'ahandi naho turagenda tubigenza kuriya, tumyutinge tuvanemo indirimbo y'abandi. N'ahandi turagenda dukora kuriya tuvanemo indirimbo y'abandi twakoresheje mute. Turagenda dukora kuriya tuvanemo indirimbo z'abandi twakoresheje. So ahangaha nkuko mubibona iyo amasaha yageze, nimba twamaze gucekinga ko reuse content zimeze neza n'ibintu byose bimeze neza, turakanda hano handitse apply. Twongera tugire gute twapurayinge monetization bwa kabiri, second times. Numara kubikora n'ubundi barongera bafata igihe cyo kugira gute cyo kuyireviewing. Ari application is under review. Kongera kwa applyinga bwa kabiri biri muri under review, bivuge ngo tugiye kugira gute, tugiye kongera dutegereze umunsi w'ejo amasaha nk'aya ngaya tuzarebe feedback bazadusubiza iyo twamaze gucekinga ibintu byose nkuko namaze kubibereka muri dutangira nyine namaze kubereka kugira ngo ukorere apply nuko wabanje gucekinga. So tomorrow ndakeka neza ko iyo wakoze ibintu neza uko babikubwiye monetization barayikwemerera. Cyo nakubwira nuko ukeneye watching time na subscribers wanyandikira, wakandikaho muri comment, wanyandikira kuri nimero iri mu description. Yes, wakanda kuri link ukanyandikira kuri website, nahita ngufasha byoroshye cyane kandi ntabwo igenda ari cyinshi cyane, nawe ugatunga channel iri monetize. So yari neizzopro, ni mwari mukomeje kubana. Bye bye muri izi video zitaha. Mwibutsa gukora subscribe, share na comment ninyereka ko ibintu byanjye mwabibonye. Thank you.